Niko? Yego boss. Yakubuje yagiye ryari? Yagiye kare. Yagiye kare se ryari uko yagiye nanambwira. Ahubwo se ntago mwari muri kumwe muri nje. Ntago twari turi kumwe nge nari ndyamye muri salo bari mu cyumba. Yego akazura gasoje rero. Maskunda yasoje. Buse akazi ka hano urangije amasuku ugiye gukurikiza yikize gukora. Ngiye kujya guhaha nteke. Ntago ari wahaha. Ntago nari nahaha. Bose urabona turi burye sanga hera. Minota 30 rwose ndamvuyeyo nindi ndabampeshije. Urabuhishije. Saha imwe yonyine. None se ahubwo hano nari mfite ibihumbi. Mfite ibihumbi 5. Nta kuntu ahubwo bura twatumiza nk'agakoko. Umva ariko nkoko ngo ni ibihumbi 7. Agakoko? Kandi hari mu nzu hari ibijumba. Ngiye kujya kugura imboga. Kari byo turya saa sita. What? Umbure none waba wirirwanye na boss ahaiza. Ntukavuga uko nguko ariko siko nawe wijisha ntago hakirirwana na boss mu rugo nurangiza ugira urya ibijumba n'imboga. Ubungubu kumva. Uri urya agakoko. Ubwo se ubuno ujya wiyitaho? Ndagerageza. Ujya wiyitaho kumva. Ariko ujya wegera hano. Ntabwo ubona n'ukuntu waba nabi. Ubungubu rero. Ego boss mba ndi mu kazi rwose. Nyine uri mu kazi ariko mba mwumva. Ubungubu ushatse wajya ku mazi. Amazi ujya uyumva. Njya nyumva ariko sindayabona. Ukajya ujya ku mazi. Ukagenda wambaye twa tuntu tugera hano. Twita udupiki. Ego ko mana yanjye. Turatuntu rwose njye ntabwo natwambara. Byantera isoni rwose. Hari undi muntu wari wakubwira ko hari ukuntu wende wose ugake. What? Amwiza. Rwose pe. Ariko ntabwo tuntu natwambara. None se agakoko watumishije. Nyine boss uzana amafaranga ajya kuyizana. Hanyuma nzanyite. Wowe ujya kuzana inkoko ngo ugiye guteka? Iyi njye kwiteka. Yewe ntabwo ugomba kuyiteka. Irahasi hiye. Ahubwo inyegera ariko. Inyegera ariko. Ubundi se bwo bwa mbere wakora kuri boss wawe. Ugiye unankuraho unaninyuka ariko utazaniyuka amabuja hano. Unankureho kuri hano muri ibi bituza. Hey! Aye mite ni ba mi. Ubwoba bw'iki? Gusa amabuja turutse nara kuko abona umukoziho agutungura urabona. Oya ntabwo yanungura disi. Nyampinga disi. Ubwo reka ngende nzane telefone. Ubwo tujyane mu nzu turahamagara. Nazana ku gakoko tukavovora sijya. This is what you want to use your life for. I'm going to do many dilogun. Hey! Aye mite ni ba mi. Kunya. Wayibonye telefone? Nayibonye boss. Ekamse. Yego nyakugenda. Baramutse gute se? Baramutse neza. Ariko urazinduka we. Ariko ubuno narinduka ari ngiye umuntu wazindutse hano. Ariki se boss. Utagiye ku kazi se ubwo ukaba uhagaze hano. Uyu munsi nta kazi mfite. Ndibwirirwe mu rugo. Ahubwo turibwirirwa ne ikintu by'abana. Iby'abana? Kare kugwa rugero nge naro. Turaba turimo gukina iby'abana tureba bimeze. Nese bimeze gute? Ahubwo boss va mu nzira ntijyanire bino bintu. Boss narinzanye. Ubwo injira mu nzu tugende tuna. Oya boss ntago nakwinjira mu nzu. Uribuka ukuntu ubushize wamfashe ku ngufu ngo none
none ngo ninjirane nawe mu nzu. ntabwo nagufashe ku ngufu. Uzi ko inshuro imwe wabikoze ushaka kubigira akamenyero. Wapi? Oya rwose ntabwo nshaka kubigira akamenyero. Oya winyifatishwa rwose. uyu munsi nshaka ko tuza gukina iby'abana tukaganira. none ubu ngubu ejo bundi ni wariye inkoko, n'ejo bundi bwashize usoriye inkoko, none ubu ngubu ni ihene y'ipfirizo. niyo turi buhirike. Wapi ibyo bintu ushaka kugira akamenyero ntabwo rwose nabyumva, ntabwo rwose bibaho. ntabwo ariko wanyumvishije. nkumva ibiki? noneho wa mushahara wawe ndawukuba inshuro isi. wahembwaga ibihumbi 10. kube inshuro 100 rwose ntabwo hano ndi gukora. wahembwaga ibihumbi 10, ibihumbi 20 njyewe ndi bubikore. ntabwo rwose nabyemera. kandi utangiye kwigira nabi wa mukobwa. wowe ndakubwira ko ngiye kuguha amafaranga, uwanze amafaranga ibihumbi 20 byose ukajya ubifata mu ntoki. byaba na ngombwa ajya nguha igihumbi cyawe cya buri munsi, ibihumbi 30, ibihumbi 30 uteranyaho ibihumbi 20, ibihumbi 50 wahembwaga ibihumbi 10. urumva aho utarimo kwikura mu mandi, utarimo kwikura mu cyayi n'amata n'ibiki n'inshyushyu ku buryo ejo bundi wazasubira mu cyaro wubaka etaje yawe, arangiza ukaza wigira. unanyumvira boss koko? kweli koko ibyo bihumbi 100 ugenda umpa n'izo nyungu z'igihumbi kunshyira mu byayi n'amata n'amandazi n'izo nkoko n'ihene byose kugira ngo ukomeze unsambanye? Oya ntabwo ari ukugusambanya, tuba dukina. unase byigeze bikubabaza? byigeze bikubabaza? Oya byarambabaje rwose pe, niyo mpamvu nakongera. ura gake noneho ubu ngubu twongeye ntabwo nakubaza, ni gake ku buryo uhita umwira ati ntabwo bigira ute, ntabwo ndimo kumva birimo kugwa muri beat. kumva kandi niwigira nabi ndabona utangiye kubyimbyimbira. kuyinkoko kuyindushi warangiza ukigira uko nguko. kuki wigira injiji? abantu baza bakujya mu matwi bareya baragushuka. nuko batabirimo uza birimo yaza akarya nk'uwahera. kumva oya uri kunshuka bose. nase mushutse nkomeze ndye njyame. ukomeze urya uryame utengamahe. ejo bundi urino buno ndimo kubona ejo bundi zizaba ryabaye kumwe. ejo bundi ngaruka mwiza mbe ndi kuruka njyenyine isesemi nkubita ngo hariya hari amunzu. buriya subona bya binini naguhayeho kakanini. ura nta kibazo na kimwe ushobora kugira. hari ubwo byageze biguteza ikibazo. This is what you want to use your life for now. oya rwose ntabwo byashoboka. umva kuki wigira uko ngo ejo bundi ndimo gushaka ko uzaba ufite iterambere ryawe, ufite aho wigejeje, utari nk'aha ngaha urimo kuza wuza isahani ari uko uhembwa ari uko wogeje icyombo. ndimo gushaka ko utera imbere wa gicucu. ntabwo ari ukukwanga. oya rwose ahubwo bitekerezeho pe. ibintu byo kuza undyoshya kugira ngo nsubire kuryamana nawe ngo ndi gukina iby'abana, ntabwo rwose ibyo nabyihanganira rwose. waje natubera ufite utangiye murimo murandeba murimo murumva babashikisha udufaranga n'amandazi n'icyayi n'amata ngo mujye murya inkoko babasohokane mutengamare hejuru yo kubasambanya. oya rwose ntabwo ari rwose, ahubwo bose reka nkubwire ngomba kwitabaza rwose ubuyobozi. rubyiruko rwose icyo kibazo kibabaho mu kazi mukora muhita mwitabaza ribu rwose ukagenda mukareba ba bosi banyu. wenda nagiye rwose aka kazi ndagase. umva garuka nyamuneka garuka. wowe ndabwira ngo ikimabuja arakiki.